Bakunzi ba Semitoni TV ndabasuje kandi ambifurije kumererwa neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Njyewe nitwa Innocent Bimenyimana Success nje kugira ngo mbagezeho amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. N'amakuru yacu aza kuba rwose yibanda ku makuru y'imyidagaduro haba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Rero kabashimire umuntu wese wakoze subscribe ndetse n'umuntu wese ukora share, umuntu wese utanga ibitekerezo ku biganiro byacu muri rusange ndamushimiye. Reka twanzike amakuru yacu tuyahereye hano mu Rwanda tubwire yuko rwose cyitwa MTN Iwacu Music Festival yaragarutse, gusa nyine yagarutse harimo impinduka nkuko nyine byanzuwe mu nama ya press conference yabaye ku itariki 8 ukwezi kwa 9 2023. Umuyobozi wa East Africa Promoter Mushyoma Joseph wamenyekanye nka Bobo yavuze ko ari ibyo kwishimira kuba Iwacu Music Festival yongeye kugaruka imbona nkubone. Ni mu gihe yari yasubitswe mu mwaka wa 2020 bitewe n'icyorezo cya COVID-19, gusa noneho ikajya ica kuri televiziyo y'u Rwanda mu buryo nyine bw'amashusho, ariko mu buryo bw'imbona nkubone kumwe nyine abahanzi bajya kuri tele cyangwa se bajya mu bice bitandukanye by'igihugu, abafana bakaza bakabareba. Ibyo ntabwo byabaga nyine mu myaka yakurikiyeho mu bihe nyine bya COVID-19. Rero mu nkuru yacu twabigarutseho, twabivuze haruguru ko hari impinduka zizaba muri iyi MTN Iwacu Music Festival, dore ko ngo harimo hategurwa cyangwa se ashaka uburyo bushobora gushyirwaho abareba iri serukiramuco ko bajya bishyura. Ni mu gihe kandi n'ubu ngubu abazajya bashaka kujya muri VIP cyangwa se muri ya myanya y'icyubahiro bagomba nyine gutanga amafaranga 3,000 by'amanyarwanda, ariko noneho abandi bajya asanzwe ntibagira amafaranga batanga. Tukiri kuri nkuru reka tubabwire ko abahanzi bazitabira Iwacu MTN Iwacu Music Festival ni abahanzi bagera ku 8, harimo nyine Bruce Melody, harimo Bushali, Aline Sano, Chris Easy, Riderman, New Bosco, Afrique ndetse na Bwiza. Bano bahanzi rero harimo abahanzi basanzwe nyine baza n'abahanzi nyine b'abanyabigwi, twavuga ko ariyo mazina akomeye cyane, arimo Riderman ndetse na Bruce Melody, ariko abandi ni ubwa mbere bitabiriye iyi festival. Mu bitekerezo bagiye batanga rero ubwo ibitangazamakuru byabaganirizaga, bavuze ko rwose bishimiye rwose kuba bajya ku matele, bajya mu ntara zigiye zitandukanye, bityo bakabasha kuba bahura n'abakunzi babo. Tukiri hano mu Rwanda reka tubabwire yuko muri filimi 8 nshya zizaca kuri Zacu TV, filimi ya Muyombo Thomas nayo yaje rwose kuba igaragara muri izi filimi zigera ku 8 zizaca kuri Zacu TV. Ni ku mugoroba wo kuri wa 4 itariki 7 ukwezi kwa 9 2023 mu kiswe Back to School, nibwo nyine bagaragazaga izi filimi zigera ku 8, harimo ishusho ya Papa, Shuwa Dilu, Kaliza wa Kalisa, Iris n'izindi zigiye zitandukanye, harimo na Imuhira yakozwe na Tom Close. Nyuma ngo iyi filimi yitwa ishusho ya Papa izatambuka mbere y'izindi zose kuko izatangira guca kuri Zacu TV tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2023. Ubwo rero na Tom Close mu iyo filimi ye yise Imuhira nayo igomba kuba rwose ica kuri no channel ya Zacu TV. Muri amakuru yacu tuyerekeze hanze y'u Rwanda. Umwami Charles wa gatatu akaba yibutse nyina Queen Elizabeth wa kabiri umaze nyine umwaka atambutse. Uyu mwami rero w'Ubwongereza Charles wa gatatu cyangwa se Charles akaba ari yatangaje yuko rwose yamubereye umubyeyi mwiza, kandi akaba yari umubyeyi kabisa urangwa n'imico myiza cyane. Twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukobwa Barack Obama akomeje kuvugisha amangambura ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni nyuma y'amafoto yagiye acisha imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse yewe no mu bitangazamakuru bitandukanye. Rwose no mukobwa wa Barack Obama yagaragaye atumura agatabi mu mujyi wa Los Angeles rwose ari kumwe n'urundi rungano rwiwe. Gusa byinshi byagiye nyine bitangaza
igitangaza benshi n'uburyo nyine abantu babacagaho bakitambukira nabwo banatanabitayeho. Mu bitekerezo abantu bagiye batanga cyangwa se komantere cyangwa kometi bagiye bavuga bati nta gidasanzwe kuko n'umukobwa wa Barack Obama asanzwe ari umusirimu rwose, ntabwo ari ibintu bigize gute bitunguranye cyane. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ihangana rikomeye cyane hagati ya Drake ndetse na Doja Cat, nyuma y'uko rwose uyu Drake atangaje ko agiye kuzasohora album yise ngo For All the Dogs. Umugore n'umukobwa nawe Doja Cat nawe yahise atangaza yuko agomba gusohora album ye, nyuma y'uko rwose uyu Drake atangaje ko agiye kuzasohora album yise ngo For All the Dogs. Umugore n'umukobwa nawe Doja Cat nawe yahise atangaza yuko agomba gusohora album ye mu gihe kimwe n'icya Drake. Ibi rero byaje kugaragara rwose nk'ihangana hagati ya bombi. Drake rero afite indirimbo zigera ku 140, akaba afite album zigera ku 9. Album agiye gusohora rero mbabwire ko ari ya 9, ikaba ifite izabigizwe na EPS enye. Amakuru yacu rero reka tuyasoreze ku inkuru yakomeje guca ibintu igacika. Davido no muhanzi wahariya mu gihugu cya Nigeria uri imijyana ya Afrobeats ndetse n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero yaje kuba rwose acimaka avuga ko Ronaldo ari we the GOAT cyangwa se umukinnyi w'ibihe byose kandi umukinnyi mwiza cyane. Tubibutse yuko mu mwaka wa 2014 nibwo aba bagabo babiri CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo na Messi nibo bakinyi babaye ishusho y'umupira w'amaguru. Hagenda hagaragara impaka zigiye zitandukanye, n'abagabo ari kurebye bafite nyine ibigwi bigiye bitandukanye. Turebye nka Messi afite Ballon d'Or zigera kuri 7, akaba afite igikombe cy'isi kimwe, akanagira Champions League enye, akaba yaratwaye ibikombe 43. Cristiano Ronaldo we amaze kuba rwose yatwara ibikombe 34, akaba afite Ballon d'Or igera kuri 5, gusa nta gikombe cy'isi yatwaye ndetse n'igikombe cya Euro Nations League yatwaye. No kuvuga ngo urabona ko mu mibare hari byinshi Messi amurusha, gusa nanone abenshi bakavuga bati uko biri kose uyu Ronaldo afite abafana benshi cyane, afite abantu benshi bamukurikira kuri social medias. Ubwo rero ugasanga nyine ihangana rikomeje kuza rimera gutyo. Gusa uyu noneho Davido we yavuze ati CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo ni umukinnyi ugira imico myiza, akaba ari nayo imufasha rwose gukomeza kuba yakitwara neza cyane. Reka mbashimire two twabanye mu kiganiro Semiton mu makuru y'imyidagaduro. Mbashimira cyane mukoze subscribe, musangiza ibiganiro byacu ku bandi bose kugira ngo bigere kure. Ndabashimiye cyane, nitwe Innocent Bimenyimana Success. Ibihe byiza.